abagabo nako abakobwa nabo bari hano hanze baratse barambara nabi bari kandi mujye mumenya ko nabiri bivuga ngo kwifuza ko umugabo birakurangirira ku mugore nabo bari kugenda bakaza bambaye nabi imikondo kera akuse. Ababyeyi mwe kumva mwige gusengera ingo zanyu cyane rwose kandi mwige kureka kuvuga ngo nzabikora nkuko nawe abikora. Nta kintu uzaba umufashije. Umugabo yasambanye ntago bivuga ngo n'umugore arasambana. Byibuza wowe sigarana akantu ko kuvuga ngo reka mpagararira urugo kuko umugabo we byararangiye. Umugabo yabaye uw'abandi bagore ntago ari urwo rugo gusa. Mwiriwe neza mumeze neza nshuti rero bakunzi ba Pari na Marene twongeye kugaruka turabakunda cyane mwaratwiyeretse n'ukuri turabashimiye cyane. Umuntu wese uzi ko yakoze subscribe, umuntu wese ushyiramo comment ze, umuntu ukora kuri like, n'ukuri wumve ko tugushimiye cyane uhabwa umugisha n'ukuri. Rero ndi kumwe na Pare nk'ibisanzwe musanzwe mubizi ko Pare aba yambaye neza ahora yaka ntajya yiburira yabasuhuza cyane. Ubundi tukakomezanya ikiganiro. Uyu munsi ni show babwire ngo ni show ariko nshuti nziza umuntu utarakanda subscribe yikande urabuduzamuye urabudufashije. Ibi biganiro turagira ngo abenshi bibagereho muracyari bacya mudukurikirana kandi turagira ngo n'abandi bamenye ibyiza dufite kandi bibafitiye akamaro. Murakoze cyane tubane. Arakoze cyane Marene w'Abanyarwanda kumpa ikaze. Nanjye Pare rero ndabasuhuje mwese aho muri inshuti abavandimwe ba Pare na Marene rwose famiye yacu. Hari abantu bakadasohoka ba Pare na Marene turabasuhuje kandi ndetse n'abandi. Rero ndakurarikira kugira ngo wumve kino kiganiro tugiye gukora ucyumve kandi ukirangize kuko kirimo inyigisho nyinshi, kirimo ubuhamya bwinshi, kirimo byinshi cyane. Rero uyu munsi Pare na Marene tugiye kubaganirira ku kintu kiyogoje famiye nyarwanda, kishe umuryango nyarwanda, gucana inyuma gihereye mu bangavu kikakomeza kikazamuka kikagera no mu bashinze ingo, yemwe n'abasaza n'abakecuru. Umuntu yavuga ngo ni abantu bari gusaza intoki zabo zitanduye ariko ugasanga nabo barimo barabarizwa muri ibyo bintu. Tugiye kuganira ku kintu bita ubusambanyi. Ese koko umuntu iyo asambanye n'umugore w'abandi cyangwa se iyo yijanditse mu busambanyi bitera umwaku cyangwa se bitera umukoshi cyangwa bitera iki? Nibyo kintu tugiye kuganiraho. Banza rero uze wumve icyo bita ubusambanyi. Marene, ubundi gusambana umuntu bavuga yuko yasambanye ryari? Umuntu bavuga ko yasambanye iyo akoze igikorwa cyo guhuza umubiri n'undi muntu atabifitiye uburenganzira, ataragiye mu murenge, atarasezeranye nawe, atari umugore we cyangwa atari umugabo we. Marene rero arakoze. Mu by'ukuri kugira ngo bavuge gusambana nuko haba habayeho igikorwa cy'ishimishamubiri cyangwa se cyo guhuza imibiri hagati y'umugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba ari umugabo n'umugore. Iyo ari umugabo n'umugore bo byemewe n'amategeko cyangwa se byemewe nabo ubwabo, isezerano rigomba, hari n'igihe riba ari ubundi akenshi twebwe abakristo tuvuga ko isezerano ryabereye imbere y'Imana n'abantu, mugasezerana yuko muzabana karamata. Icyo gihe nibwo uba wemerewe kuba noneho sasa mwahuza imibiri kuko Imana n'abantu babihaye iki? Babihaye umugisha. Wowe rero wiciriye ngo byori ukafata uwo mwashakanye wo mubana ukavuga hano ukicira mu cyahafi ukabukuye yibi ukacari ugakura kakavuyo cyangwa se ya indiscipline ya ukajya n'imbere ukagera igikondo ugaca inyuma ukajya mu gatsata. Ya indiscipline sexuelle ngita indiscipline sexuelle cyangwa se mu buryo bwo gukora yo la prosexuelle ko mu buryo butari normal iri anomaly. Icyo gihe nicyo kintu nicyo bita gusambana.
muri make rero mu miterere y'imimerere ya muntu hari icyo bita tubyite gute iyo umuntu mu miterere y'umugore n'umugabo muri kiriya gikorwa cy'abashakanye tuba ariko tukita iyo atari abashakanye baba ari ugusambana umugore arakira umugabo nawe agatanga ni ukuvuga ngo umugore aba ari rosoveri umugabo ari rodoneri ni ukuvuga ngo mu bintu umuntu rero yakira mu bintu umugore bitewe mu bintu umugore yakira ashobora kwakira ibintu biri positifu cyangwa se n'ibintu bibi ashobora kwakira bimwe mu mico ni ukuvuga ngo nguhaye imimerere yanjye kuko mwahuje amaraso iyo muhuje burya ni nko kunywa mbyite nko kunywana ni nk'igihango ni nk'igihango iyo mugiranye kiriya gihango umugore arakira iyo umugore yakira ibyo umugabo amuhaye kuko umugore ni rosoveri muri kiriya gikorwa noneho umugabo ni rodoneri we aratanga noneho ushobora gutanga bimwe mu masubstansi chimique cyangwa se bikurimo muri wowe byiza cyangwa se ushobora no gutanga n'ibibi bitewe n'ibikurimo mu buryo bw'ibidafatika mu buryo bw'ibidafatika ushobora kuza wa mugore wa mugabo akaguha bimwe mu myanda ye bimwe mu biki bye muri karande mu byo twakwita karande ze agakoshora ya mikoshi ye yose akayizana akayiguhereza nawe ukayijyana mu rugo noneho aho gusambana rero ari bibi wowe wa mugabo iyo uje ukabifata iyo avuyemo aho ngaho hakaza undi mugabo nawe akaza nawe akuzanira ya mikoshi ye yindi n'izindi karande ze n'ibikesasuye byiza cyangwa n'ibibi nabyo akaza akabikujugunyemo wowe umugore ariko nanone ahita atwara kuri bya bindi bya wa wundi wa mbere nawe akabishyira muri uwo nawe akabishyira muri uwo uri kumva noneho bya bintu rero iyo bifashe gutyo iyo bibaye gutyo uyu munsi mbivanye kwa Clarisse mbijyanye kwa Chantal sorry kuri ayo mazina ni ingero ni example typique cyangwa se reka mvuge mbivanye kuri X ku mukobwa X mbijyanye ku mukobwa Y mbivanye kuri Y mbijyanye kuri Z mbivanye kuri Z mbijyanye kuri W mbivanye kuri W mbijyanye kuri T kuri T ngira ibyo mpavana naho nubwo hari ibyo njyanayo ukazagera kuri cya gihe ubona bitewe n'iya mikoshi ugenda ukura muri ba bandi nawe ibyo ugenda ukurayo ibyo uzanayo hari ibyo ukurayo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ibyo ni urugero mu bifatika ariko hari n'urugero rwo mu bidafatika kumva ukurayo ngo uriya muntu wumva ngo ni inyatsi bagakurayo izo nyatsi nimba ntemera ko zibaho ariko hari abandi bakubwira ngo zibaho ariko reyeroma hari ibintu bibi mu bidafatika ukura muri iyo indiscipline sexuelle ukora niho hahandi rero tugiye nandi kuvuga ku bagabo hahandi uvuye umunsi wagiye kuri X uvuye kuri X ugiye kuri Y nyamara handi hari undi wahaciye uri kumva nawe undi mugabo tarike wenda S nawe yahagiye n'undi mugabo B yahagiye n'undi mugabo A yahagiye nawe uragiye ufashe bya bintu byabo byose ufashe iyo myandura yizanye no mu rugo iwawe ngo ba ushyiriye iyo kabutindi muri kumva mwabagambo mwe musambana n'abagore musambana ibintu mukuri iyo ngiyo mukazana mu ngo zanyu rikumva rero hari iyo bantu hari ikintu nakita umugabo n'umugore rero bakora hari liaison muri kwa kunywana kwabo ubundi muri sex muri ryahuza mibiri ariko riri normale ryase riri discipline go nakita normale cyangwa discipline nabuze uko mbyita mu kinyarwanda ari nyine hatajemo kakavuyo wo mu cyahafi Nyamirambo kujarajara nyine ya mibonano mpuzabitsina iri regulier ya mibonano yanyu iri regulier nukuvuga ngo ugiye uri gushakana
uri kubikorana n'uwo mwashakanye byemewe n'amategeko imbere ndetse n'imbere y'Imana n'abantu. Hari liaison cyangwa se hari bond murema, hari bond murema, noneho iyo bond murema cyangwa se iyo liaison murema cyangwa se ngite nk'uwo mubano mugirana cyangwa se iyo mwana mugiranye noneho sasa n'irya mwana hahandi noneho uba uri aho uri ushobora kugirira wa muntu. Noneho iyo umaze kurigirira wa muntu wawe umugabo wawe, niho hahandi wumva ari we muntu wenyine mugomba gukorana ibyo bintu. Rero nicyo cyagiye noneho sinzi ukuntu nabivuga, nicyo cyagiye noneho ugera ukumva wa muntu wawe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wiyumvanemo umuntu cyane, iyo liaison cyangwa se iyo nzira ibahuza mwembi biciye niyo huza nzira, ariko nabyita mu Kinyarwanda niyo huza nzira ituma cyangwa se iyo liaison ihuza umuntu, abantu babiri bakora y'abashakanye bakorana cyangwa se bagirana icyo gikorwa cy'abashakanye. Ni iyo liaison niyo yonyine ya mbere ituma ushobora kwicara uri ahantu wa mupatina wawe ukumva uramutekereje, ukumva ugashaka kumuhamagara rimwe na rimwe, kuko biri spirituel ukuntu ukumva ukajya kumuhamagara ukabona araguhamagaye nawe wari uri gukompoza nimero ye. Ukumva hantu ugirira umuntu urukundo, noneho ukamugira urukundo rwimbitse, ukumva noneho wa muntu ukamurutisha n'umubyeyi wawe n'umuvandimwe wawe. Uri kumva none iyo liaison n'ubundi biri hagati y'amaraso akururana hagati y'umubyeyi n'umuvandimwe cyangwa n'abavandimwe be. Ariko noneho biba akarusho iyo ari umuntu mubana cyangwa se ari umuntu mwashakanye we, iyo huza nzira biciye mu bidafatika cyangwa mu mwuka, ako kayihayeho uhoro ugirira wa mupatina wawe, ko kaba kariyongera kakikuba inshuro nyinshi cyane ugereranyije n'akayihayeho ugirira famiye yawe. Ni ukuvuga ngo ushobora kumara umunsi utavuganye na mama wawe, ushobora kumara umunsi utavuganye n'umuvandimwe wawe, n'ukwezi kugashira, ariko wa muntu wawe wa muntu wawe mwagiranye iyo liaison, mwagiranye iyo minywanire ishingiye kuri icyo gikorwa. Iyo icyo gihe umva uhona mubaza wariye wanyweye wifubitse ariko mva rero iyo ubikoze iyo ubikoze muri indiscipline kakayihayeho ukagirira abantu benshi, urakajarajaza. ni ukuvuga ngo noneho sasa urajarajaza ibyo wagiranye na XY kagira agatambyi, uruvuga ngo uba wigize agatambyi, aho ugiye ukagira ni hahandi noneho sasa ubona umuntu atagitekereza neza, hahandi ugera ku gihe umuntu wese ubonye bitewe nuko ugira utuyehayeho abantu bose ubonye wese ukumva umubonyemo isura ye, umubonye mwicaye mu buriri cyangwa mwicaye muri icyo gikorwa, niho hahandi noneho sasa uhura n'umuntu ukabona yabaye nk'ikisi, ntatekereza neza, ntameze neza. Kugira ngo atekereze neza nuko aba yabibonye, niho haviramo ikizangaruka mbi rero zo kugira gute ukabona, kuko nta buryo bwo kugira ngo ubibone uko bikwiye. Niki nimba ari abahungu bagenzi bawe bari aho hafi uratatse, nimba ari abana uratatse, amategeko araje aragufashe urafunzwe, viziyo yawe irarangiye. Mu by'ukuri narindi kuvuga icyo bond cyangwa se iminywanire iza hagati y'abantu babiri bakora kiriya gikorwa mu buryo bwemewe, mbereka n'ingaruka zibamo mu buryo iyo wihaye kugira indiscipline mu busambanyi. Ubusambanyi iyo wihaye gusambana nuriya ukuramo ibyo byose, niho ukuramo iyo mikoshi, ukabijyana mu rugo, ukabijyana muri famiye, ukabyijyanaho. Niho hahandi rero ubyishyiraho, ukazasanga noneho nawe igihe kirageze bigwayemo karande, noneho warasaze wataye ubwenge. Ni ukuvuga ngo ugasanga umuntu arimo arigamba ati ngewe nabonanye n'abagore 1,300, umugore nawe akabwira ati ngiye cyaza abagabo ni nka 500. Uri kumva
hahandi rero noneho sasa wa muntu aba atakiri normal, buri kibaye cyose ahita atekereza aho ngaho. Nimba ukubise ukabona ubonye 100,000 uhita utekereza abagore bose ukajya kubareba undi ugasanga uhagaze nta kintu uhagazeho, bitewe n'iki? Bitewe na bya myitwarire, bitewe na ya migenzereze, na bitewe na ya ubwo biba byarabaye kiba cyarabaye ikiyobyabwenge kuri wowe icyo gikorwa. Sex cyangwa se ubusambanyi bugera igihe bukaba ikiyobyabwenge ku muntu ubikora buri munsi, hahandi umuntu abibura agata ubwenge. Ubwo rero twari turi kuvuga ku busambanyi nyirizina, noneho tugiye kurebera ubusambanyi muri sosiyete, ubusambanyi mu rugo, ubusambanyi pare wowe ubusambanyi buri mu bagabo hano hanze ubuvugaho iki? Abagabo bafite ingo ariko ugasanga bari mu bakozi, bari mu nshuti z'umugore wabo, bari hanze mu baturanyi, bari hehe? Icyo kintu ukivugaho iki ko giteye umujinya hano hanze ku bagabo koko? Abo bagabo rero kereka mpawe uburenganzira na leta ukabakubita se cyane, ariko reka cyambere warumbaje ku bagabo. Icyo gihe aba agiye mu nshuti zabo z'umugore we, uri kumva umugabo wagiye mu bavandimwe umugore we mu bakozi, reka manze nitse ku mugabo uryamana n'umukozi we. Mana sinijuru, umugabo usambana n'umukozi we abashujuguje, usibye no gusuzuguza urugo rwe, nawe ubwo aba yishujuguje n'abana bawubishe, abazanye kabutindi mbi muri urwo rugo. Icyambere wa mukozi ntabwo ahita yongera kwifata nk'umukozi. Umugabo waryamanye n'umukozi we, wa mukozi ntabwo yongera kwifata nk'umukozi, ni ukuvuga ngo ntaba akibona nk'umukozi w'umwana, aba yabaye mukase. Ntaba noneho akibona nk'umukozi w'umugore we yubaha nyirabuja, aba yabaye mukeba. Urumva agatitibe 3 ubuzanye mu rugo rwawe, hejuru y'irari ryakunaniye, hejuru y'iki ugasanga noneho mu rugo uhazanye utunze abagore 2 mu rugo rumwe, kandi bitabaho. Bavuga ko nta bihanga bibiri mu nkono imwe, ntabwo bibaho. Ni ukuvuga ngo we mugabo uye urongora umukozi, nurongora umukozi ntumenya yuko wa mukozi ntaba kibaye umukozi w'umwana wawe, arababaye mukase, azamutocaringa, azamufata nabi, azamuha uburere bubi, kuko azi ko nta wavuga. Nyirabuja azaba atakimwubashye, azumva yuko ibyo nyirabuja abona nawe abibona kandi akayibonera ku gihe. Ariko se nk'ubwo uwo munyirabuja ushiduka abona umukozi asambana n'umugabo we, abyifata mate pare? Ngiye ntago yandarira iwanjye, namwirukana akagenda akamushingira, akamushakira ahandi amukodeshereza, ariko mu nzu yanjye ntago yabamo pe. Hari abagore bakunda amahoro. Amahoro ni ukuvuga iki? Hari abagore bakunda amahoro nabo bagashaka n'aya mahoro ahororombye. Ayo ni amahoro cyangwa ni satani uri kwiteza? Ni urupfu uri kurindimuka ngo urashaka amahoro? Umugore ubikora rwose urekera. Nta bihanga bibiri mu rugo rumwe, nta bagore 2 mu nzu imwe. Idini ya Islam uko abagore bahahamutse pane, niyo yemera umuko umugabo ashaka abagore, ko ntago bashyira mu nzu imwe, ko ashaka abagore 5, ahari nimba batanerenga sidri, ariko ntabwo bashyira mu nzu imwe. Bakubwira yuko buri wese umwubakira inzu ye n'undi inzu ye, kandi uwo mugabo nawe ugira abagore 5 abagomba kubafata nk'imanga. Umwe nimba umugure akajekani k'ubuto, n'undi ukamugurire. Nimba ari ibihwagari, n'undi ubimugurire. Nimba ari igitenge cy'ubururu, n'undi abona igitenge cy'ubururu. Umugerero utabyemeje, udafite uburenganzira bwabyo, urirwa ujarajara hirya hino, upfa kubona umukobwa yambaye igitenge cyangwa yambaye ijipo, uwo wese urumva ko ari uwawe. Rero nkiri kubwira abagabo, uri kubona umugore cyangwa umukobwa, dore ku mana yanjye abagabo nako abakobwa nabo bari hano hanze, baratse barambara nabi, kandi mujye mumenya ko nabiri bivuga ngo kwifuza ko umugabo birakurangirira ku mugore. Nabo bari kugenda bakaza bambaye nabi, mikondo kera akuse byagenze bite mu bakobwa? Mwe nimwe muri guteza ibibazo aba bagabo. Byagenze bite mu bagabo? Byagenze bite mu bakobwa? Amene byagenze gute mu mama? Byagenze gute mu bakobwa? Ni iterambere nyine, abakobwa sigaye bambara ubusa, turi kwigana imico y'abazungu. Ibere hanze, umukondo hanze, uwo mugabo uzereka. Reka mbabwire mwe abakobwa mwe,
abakobwa muri kugenda mwambaye ubusa mujye mumenya ko urubanza rw'umugabo abagabo bose mwagiye muhura mu muhanda mujye mumenya ko rwakugiyeho ejo n'ejo bundi imanda nivuga uzajya kubona ubone ngo wasambanye n'abagabo 5,000 uzi ko wasambanye na 2 wibaza ahantu abo bagabo wasambanye nabo baravuye nabo wagiye usambanya mu muhanda utabizi iryo tako ryawe akarireba akaba yinyabyara ku ruhande akaba ari papa birarangiye ubusambanye nawe ni ikibazo ubundi batuvuga ko ducumura mu buryo butatu mu bikorwa amagambo ndetse no mu bitekerezo rero ubu bakobwa muri kwambara nabi bigezaho muri gucumuza abagabo mu bitekerezo byo rwose deja bari kubasambanya biri kubaho nubwo namwe bagabo ubundi umugabo nyamugabo ese pare wowe iyo uhuye nabo bigenza utabo bakobwa ngewe urumva bamaze kuba benshi uretse guhita nimagina ko ari umugabo mugenzi wanjye hari ukuntu nabonye bya bindi byo kugira ngo ukarara baba hari ukuntu nabonye none se mukaruti byagenze kutajya guhinduka inkingi y'umuntu hari akavidewo nabonye umutipe yahuye n'umukobwa wambaye ubusa ari kugenda afite nyashi noneho zirabakoraho mwabagabo mwe izi nyashi zabasajije mwabagabo mwe sinzi ikintu tuzakorera nyashi ariko ubundi wa musore we nimba uzi ko ukunda izo nyashi cyangwa n'ibyo bibuno ari byo ukunda washatse umukobwa babifite barahari ukaba ari utereta ukaba ari ushyira mu rugo rwawe akakubera umugore kuko ibyo ushaka abifite uzakumara ifemba ureke kwicara uvuge ngo napfuye kumushaka ngo ariko nikundira nyashi urakunda nyashi se kuki utashatse uzifite kandi buzuye nacyo ni ikibazo nari nkiri kuvuga akavidewo umutipe yaraje agiye guhura n'umukobwa gutya mo hagati umukobwa ava yarakubita nyashi umutipe ari kuza akibona umukobwa avuye hariya yahise yunama afunga arase yarinze aguma afunga arase ahaguruka nuko wa mukobwa ageze hirya iriya aravuga ati taka dayimoni arikomereza nyine abakobwa nabo bari kubikora kugira ngo bacumuze abagabo akenshi abagabo bari kubyirinda hari umuhungu twaganiye simbizi ariko ni abangereye akebo mu kabi abanyarwandakazi ndetse n'abanyarwanda mbivuze nk'uko uwo muntu yabimbwiye we yabimbwiye nabi wenda niyo myambarire igezweho kuko ntabwo nemeza yuko uko bimeze kose nuko bimeze kuriya ariko bose ariko bitwara hari uwo twavuganye arambwira ati sumundi harucuruza akinze nta duka ricuruza rifunze rero kuri se mbibona ari hose bose baracuruza kumbona byeze nyaboneka abakobwa bashiki bacu bamama hari n'utwana tw'udusugi rwose tuba twiyambariye ubusa tudashaka no gusambana tukumva ni wo muco ariko aho ngaho niho uzakura ariko iyo myambaro ubundi mperuka nyakubahwa uzarya ninde wa wundi waciye imyambarire mibi uriya nyakubahwa uriya mupolisi mukuru tugataruke nimutabizi ariko bigeze kubivugayo uko bigeze kubivuga ngo bajye bahura n'umukobwa wambaye ubusa bamukubite cyangwa bamuce imyenda wenda bavuze ko bitemewe atari umuco nyarwanda gukubita mu ruhame ko ndibuka hari umukobwa wigeze kugaragara muri arena aranafungwa yambaye yasaga n'uwambaye icyo gihe abazunguzayi barasaze bahura n'umukobwa ati baduhaye uburenganzira iyi myenda bakayiguciraho Nyabugogo ahubwo ntabwo mbere isoko kabone Musanze umukobwa yaremye isoko ryose rimwirukankaho yari yambaye ubusa pe ariko ntabwo ari byiza kugira ngo uvogere ubuzima uburenganzira bwa mugenzi wawe kuri urwo rwego ariko natwe dusubire ku muco twari tugakomojeho rero yuko n'abakobwa cyangwa abagore bari hano nabo bari kuba imbarutso ku busambanyi buri hano hanze nubwo abagabo natwe dukwiye gukomeza tukirinda ako se mwakize kunyurwa n'abagore banyu mubona turi babi mwige kudukunda natwe abagore mujye muza tuganire kumva twihugure turebe ukuntu abagabo bacu bakomeza kubona turi bashyashya turi beza imbere yabo hari amwe mu mafagiteri atuma abagabo baca abagore babo inyuma abagore ni abanebwe nabwo hari abagore batiyitaho ugera mu rugo nimba uri umubyeyi wiriwe wonsa uzi amashereka y'umwana uri kumva impumuro y'iki ntabwo uzi ko umugabo agiye kuza marene birakureba wigisha abagore kuntu bita ku bagabo mugira ibintu mugira bridal shower mwaganiriye ibiki abageni bacu baba bari karase pe abo bagore banuka amashirika abo bagore abagabo bageraho mu rugo ati ndinaniriwe abo bagore ibyo twebwe ntabwo bitubaho bridal shower twagiyemo twizeye neza abageni bacu ko ibyo bitazababaho rero mukomeze mukore ubwo buvugizi
nimba uri umugore waragiye mu rugo warashatse umugabo menya ko ibyo biryo warabisize uburiri warabusize iwanyu waje kwita kuri uwo mugabo kugira ngo mwese muhane ibyishimo. Rero hari umugabo ugera mu rugo rwe yagerayo umugore akamubwira ati papa bebe bimeze gutya, papa bebe gutya na gutya sinimereye neza, noneho zanshaka zubu kuko umuntu uba waramushatse utamukunda ushaka kwigerera mu rugo uri kumva ibyo bintu umugabo iyo kire umugabo agenerwa mu rugo uyimuha wabishatse, ariko iyo akubwiye ati ku cyumweru tuzaruka bizagende gutya usanga umugore amuga ati sinimereye neza. Niho rero wa mugabo rimwe na rimwe azahera akazajya kwiciriza bugufi no gushaka aho akemurira. Reka mbaye nk'urugero buriya ubwo rero nicyo cya gihe uzasanga umugabo hari aho yaciye akagenda ugasanga araguharitse da kandi wabigizemo uruhare. Uretse yuko si bose abagore bo muri ino minsi barimo baragerageza kubaka uko bikwiye, barimo baragerageza kwitwara uko bikwiye, ariko hari n'abameze batyo mujya kuruhuka ugasanga nimba ari dayimoni, nimba ari abantu baba baranaciyemo, nimba ari izo karande mukajya kuryama agahita akubitamo ikikabutura akubitamo igikoboyi. ari umushuti wanjye ndamusuje yajyaga ambwira ukuntu umugore ararana igikoboyi na bote. Nizere ko byakemutse rwose. Yajyaga aza bitubwira ariko gahinda tubwira mu gitondo mu kazi. Hari n'abagabo nabo mu miterere y'abagabo sirita abagabo baba hehesi cyane bariko mbita kabi kajye kavugwa uko ari kabi, nabo bahita bafata iki ukagenda ukandagaza umugore wawe kugira ngo ujye ku mukobwa umubwire ububi. Ukagenda umwe umugore wanjye wenda ntikiyitaho, ni ikinyamwanda, nikimeze neza, nikigira neza, ibyo ukagenda mugabo muzima koko nabyo ukagenda mama w'abana bawe ugenda umusebya. Rero tugaruke ku gicumbi cy'umuco, biriya bintu bituma haza bitera konfuri, bitera amakimbirane mu rugo bitewe nuko umugabo hari ibyo ataboneye ku gihe kandi n'umugore hari ibyo ataboneye ku gihe. Ikindi umugabo nanone umugabo usambana cyane mu rugo hanze ntabwo azaba yiriwe hanze ngo aze mu rugo agire icyo muri ya kafe nkwemeze kandi banyakubaha abavandimwe uremeza iki uzemeza neza ari ahantu se jawe kiriya gihugu nta muntu wemezayo muri kiriya gihugu ingendo yawe hakazamo n'undi agashyiramo ingendo ye. Rero iyo ugeze mu rugo iwawe hagera wacotse nta kintu ubasha gukora, nta kintu ubasha kwigirayo. Abo bagabo turabagaye nabo, abo bagabo namwe mwigaye, ntabwo mugiriye inama ngo jya gukora ubusambanyi hanze. Ako se basi nimbona bukoze mu rugo iwawe ibibazo biri wabanje kubikemura kugira ngo ujye gusayidira abandi, urajya kubaka ingo z'abandi urwawe warwubatse. Gufata nk'umugore waciye inyuma umugabo yabikoze kubera ko umugabo nawe nta kintu kimumariye. Hari umugore ukubwira ati ngiye nanze kurwara ibibyimba, ngiye singiye kuzapfa nkiri muto ntirerere abana, kuko umugabo agera mu rugo yacotse nta kintu afasha umugore. Uwo mugore koko wamugira nk'iyihe nama? Njyewe ngo bigenze gute umugore yageze aho yarihanganye, ari ukuntu abagore babinginga kuri ya ngingo. Ubundi twe tuzi ngo abagore nibo banebwe kuri ya ngingo, ubu rero hari n'abagabo b'abanebwe. Icyo gihe n'abagabo b'abasambanyi. Umugabo wiriwe ure mu bindi biraka Kimironko akirirwa mu bindi biraka Rezo wenda Rwankuba, akirirwa mu bindi biraka hehe, azagera mu rugo azagera aho agomba aho agenewe kuba yatanga umubyiza butange se azaza yacotse nyine azagera mu rugo aho kuruhukira. So rero abasenga musenge cyane, amavi yanyu ahore hasi kuko kino kintu kirakomeye. Rero nagira ngo mbabwire yuko bino bintu ubusambanyi butera imikoshi, butera umwaku bitewe nuko buranakenesha mu rugo, nta terambere mushobora kugeraho pe, ntabwo bishoboka, ni imitungo y'urugo ubujyana. Ibaza asambanya umugabo, ejo noneho umugabo n'umugore barasambanye, ibaza urwo rugo noneho nta kintu kizima cyaba muri urwo rugo pe. Hari story nigeze kumva ngo umugabo ukuntu yagiye arangije ajya gutira imodoka mugenzi we kugira ngo ajye muri ibyo bikorwa by'umwijima. Arangije agiye gutira imodoka mugenzi we hantu, noneho yayiparitse, wa mugore wa mugenzi we nawe arahaza. Urabyumva
ubwo rero usanga bimeze nabi mu miryango, bimeze nabi muri famiye, banyakubahwa ibi bintu umva kiriya gihugu nta muntu ucyemeza. Ikindi kandi twige kunyurwa n'ibyacu. Buri mwabonye byose atari bimwe. fata umugore wawe uvuga ati ahubwo ureka aba ari we nemeza nawe mwemezanye, ariko nujya kujajara hirya abo bakobwa mujyaho, ayo mahabara mujyaho, uba usanga afite abandi bahavuye n'ejo bazaza nyuma yawe, uzamwemeza utavuga ko ari imyaku y'urwo ruhurirane, ukahakura iyo mikoje ujyanye mu rugo rwawe, mu bana bawe, mu mugore wawe. Mu by'ukuri rero mw'abantu mwe ibintu birakabije. Ikintu ngiye narenzaho pare nk'ababyeyi mwe kumva, mwige gusengera ingo zanyu cyane rwose, kandi mwige kureka kuvuga ngo nzabikora nk'uko nawe abikora. Nta kintu uzaba umufashije. Umugabo yasambanye ntago bivuga ngo n'umugore arasambana. Byibuza wowe sigarana akantu ko kuvuga ngo reka mpagararire urugo, kuko umugabo we byararangiye. Umugabo yabaye uw'abandi bagore, ntago ari uw'urwo rugo gusa. Abagabo nako abakobwa nabo bari hano hanze baratse barambara nabi kandi mujye mumenya ko nabiri bivuga ngo kwifuza ko umugabo birakurangirira ku mugore. Nabo bari kugenda bakaza bambaye nabi, mikondo kera akuse umugore icyo wabuze muri uru rugo ni igiki, mutangire umugire mu counseling, bigenda biza, bigenda bishira, bigenda gakeya gake, ubona umugabo agera igihe cyangwa umugore akagaruka ku gicumbi akubaka. Rero twabibonye ko hari imyaku bivamo, hari imikoshi bitera, twabibonye ko atari byiza mu buryo ubu cyangwa ubundi. Ikindi nanone nuko bimwe nakubwiraga kakayehayeho, iyo umuntu ageze kakayehayeho ka benshi, siritu nk'umugore n'undi ntabwo wishima. Ugera igihe bikarangira ubaye igikoresho cy'abantu, uwo ari we wese wumva yaza akinjira muri icyo gihugu cyawe akagitembera uko ashaka. Ariko ni bya bindi bajya bavuga ngo uwakirigiswe na benshi ntamenye uwamusekeje. Rero pare na marene nakagaruka, uyu muco w'ubusambanyi uhombye urugo, ko wagenda imitungo iwangiza igihe cyawe, igihe nta mafaranga, unatera n'abana depression, nawe ubuhomba, ndetse utera uwo mwashakanye izo depression kuko yakubonye muri ibyo ngibyo. Ikindi uzana amahari mu muryango, kuko aho wagiye nimba utakuyeyo sida urakura yawe, uranabyara inda, uratera inda zitateganyijwe. uri kumva ejo wisange mu rugo iwawe haje abana 5 6 uzanya amahari mu muryango. So rero tugerageze tugaruke ku gicumbi, tugaruke ku isezerano twagiranye n'abo twashakanye. Namwe urubyiruko mukiri batoya mugabanye kwiyandarika muri ibi bintu, noneho ngo mwe mubikora kurusha abakuru. Menya yuko ejo utazaba nk'agasekurume kari mu rwuri, niko usanga nta mugongo ntacyo. Hari ubusore usigaye ubona, noneho wenda nabyo tuzabiganiraho, bujya mu bamama kugira ngo bukureyo amafaranga. Yemwe nabo bakobwa nabo bajya mu bagabo nabo ngo bakuremo ayo mafaranga, ariko ni amafaranga yanduye. Amafaranga yanduye ntacyo amara. Ubutaha tuzaganira ku kintu bita amafaranga, tumenye amafaranga nyayo, tumenye n'amafaranga yanduye, tumenye ngo naye mafaranga agira akamaro. Uri kumva mu Cyongereza nibo bavuga ngo is come is go. Uko bije mu buryo bworoshye nako bigenda mu buryo nabwo bworoshye bwihuse rwose, bigenda nka serwakira.